Kachini wewe Nuguki So guys mugomba gukina film imeze gutya ngo sinovugira hejuru Nakaye gakobwa Messi Buddha dina Byakoroheye Oya Iki cyagoranye Ibintu byanditse nakasa mutwe guys ni ikintu cyambere kingoye mu buzima Nyine se paturagenda ariko ibintu byanditse Yes, nizeye ko meze fresh uyu munsi ni hanego kubereka buri kimwe cyose kuri set ko bimeze. Turaza kubereka buri kimwe cyose twaje dufata ama video, ujya amatara twayestaye, ujya abakenyi benda bavyifashemo. Mu magambo make ni seri nshasha tugiye gutangira, ariko nshaka kureka ko byenda kose ntukitinye. Mu 10 bya cyese 20 wakora filme kandi kazimeze fresh. Naza kubereka buri kimwe cyose cy'uburyo wabonamo kamera wagira ibikini bikiko wakodesha na kamera ufite location yawe nkuko nguko wakora filme nziza cyane utarize kwivunagura ati ufite telefone wakora amashusho wakora filme cameraman ngiye kwerekana ahantu hose ahantu turi uburyo hameze yerekana ibyo kwa Thierry ugaruke wanjye ndaje nangira no mbereke uburyo ku mafaranga make cyane yawe wakora filme kuki mwitinya sinema nyarwanda ziroroshe nugera ko nibi birenze uzagusaka uratera imbere mu gihe turatera imbere kurikirana nkwereke uburyo uko ibintu byabanje kandi ugakora ibintu byiza cyane aha okay cameraman no nguyu ari gutuka abantu ngo ni ibibada step ya mbere iyo uri kura shooting ukoresha amafaranga make step ya mbere no kwesa ritara reka kumugitara mwana step ya kabiri no kubwira ati yeri ngicara Hicara neza. Kwicara muri turi gukorera ni mu nzu wacu ntabwo twakodesheje. Ntuze kumva ko bya mu 10 nakubwiye uzakodesha mo location. Ntabwo byashoboka udafite mu nzu nziza nk'iyi. Mu 10 bazakodesha mo na kamera. Ngiye ku 10 makumyabiri bakora filime. Mu 10 bazakodesha mo na kamera. Telefone ari gukoresha. Ntabwo bifatisha filime mu gihe gabundi abantu ntabwo barebe ishusho bareba story. Nuko story nziza ntazabikunda. Mu 10 uzahamagara uramukobwa mwiza. None se niba ari inshuti za yawe muraganira mukore project akana simu amafaranga ngaboneke mbere iyo wakoze amafaranga araza Mabuja umeze neza uyibona gute kuri tele ndabona ari sawa urabona ino filime bizaba bimeze bite ni wariri sinovugira hejuru kwanza nimumurege uragiye kunisha inosera abantu ndakuje uyu nguyu ngagomba kuba ari umwana wo mu basirimu cyane ari umwana wo mu bakire ngi wabo bamubuza kujya kubana n'umusore ngo wo mukene ariko umva ariko we yikundira umukene kandi banyo kuza kubana n'umusore w'umukene bikarangira we ugiye kubana nawe ku ngufu kuko wamukunze zerata ko ndamukunda n'ubu bitandukanye na filime ugiye kwitoranyiriza ngoyo Mabuja wacu ine manager n'ubyihishe nyuma byose iyo yageze twakosheje urumva dita kwibwiriza agomba kuduhana kanatwereka uburyo dukora kimwe cyose akananura n'ibitekerezo bya 10 dukoresha niho tugira inama ngo muri bikoresho uko nguko bizagenda nza filime zaboneka ngo rero mukomeze mubane natwe niwe dutuma uma 2 ngo ni manager agahita avuga ati cameraman mu muhe 2 ibiri ubundi ni ibyiki bagora urumva uko na kameye ndongera kwimeka pinga make up ya fianaki hajya bakwitwa nde muzosanzwe Messi Buddha muri filime Messi Dina Izi Bujumbura Bujumbura sheri urebo n'izina rya channel ni Buja Vibes Messi Buddha channel yitwa Buja Vibes right nana nitwa Messi Buddha so ino seri muyikunde guys mwana umukobwa wawe je ugiye kubereka bidasanzwe cyane bisanzwe dufite season ya mbere igizwe n'ibice bitandatu kindabije nuko mugomba kuyikunda ku ngufu mukizera urukundo rwanya gapara kugendera kuki kumaranga mutima y'abandi umukurikire ibyishimo byanyu ubije ko mukora ibyishimo ngambaza ino filime ukeneyemo ikirundi gishishi cyangwa ikinyarwanda byaba byiza cyo gukoresha indimi zose kuko dukurikiranwa n'abarundi kashimye cyane abarundi bari hanze badukurikirana bari benshi cyane ninjoro wamaye video recorder ariko recording ariko areba filime yacu kwa project ejo ya yindi mbona bari tangazwa na Prince One ubwo no mu diaspora ba muri Canada aho momere big up musaza bizabikundi wewe twakeneye mu kirundi dukeneye mu kinyarwanda dukeneye mu giswahili icyongereza igifaransa hejuru cyane turabakunda mugendane natwe bivuze ngo ndajya mbere ka step by step tugiye gutangira shooting tumara gutangira shooting ndabereka uburyo sene ya mbere ifatwa ya kabiri bagifatwa twakore nanga zose ndashaka kugira ngo tubasobanure uburyo ni ya nyuma
ndashaka tusone uburyo ku mafaranga make ufite wakora filime gakundwa pe 10 wakora filime byose naha bro. mukomeze rero mube tayari tuze kubereka kimwe cyose uburyo byo gukurikira ko bashaka kuntwara Mike wanjye ushaka gutwarira nde Mike wanjye byatangiye bimeze bite nabyo Herano pida karaya herehe yerekana iki gitari Chipini Maria inshuti yo kwa Murundi bose nuko byari bimeze tugeze uturi saa 5 z'ijoro kuri 2020 shooting iracyabana no nibirarangiramo agiye byari 20 twayakorejemo kamera twayariyemo twayanyweyemo turishamo cameraman twishiramo cameraman ino Kevante twishiramo direct Kevante sisa ebyiri nashatse kumvisha no ko ufite 20 byongera wa shootinga wakora filime kandi ufite ukagura Kevante ongeraho n'amazi ukagura utumitsingi ukagura amazi yo muri filime yego nago wahaze ntabwo na umuntu ujya kwanga ugeze wicara mu ntabwo na bibisho kandi ndi gucura nshaka inkoko uko se gende oyiguruka ushaka inkoko arizi inkoko igindi nacyaga inkoko gira abantu bakurikirana no filime wacu so guys mugomba gukora ino filime imeze gutya ngo sinovugira hejuru kigira kahe gakobwa Messi Buddha dina byakoroheye oya iki cyagoranye ibintu byanditse n'akasa mutwe guys ni ikintu cya mbere kingoye mu buzima uherezwe pa turagenda ariko ibintu byanditse ni ibiki byari byanditse wamugire gukina noza soriko naniye bikeze twabana twagutse ariko bakubwira ngo ugiye kumunyongera ugahita umunyongera ugiye kuryamana nawe kuryamana nawe oya nawe video ikabirangiye yego ibyo kuryamana uzayibona gariza kandi urashaka wowe paka iminota 10 sawa mushaka njyewe yo rero ngo katika none katika nyine ariko kundi ibintu byanditse ngo katika nyine turebe paka chini paka chini wewe nubwo iki thank you mugende muhirabe kuri witwa ngo Miss Buja kandi izaca kuri YouTube yitwa ngo Buja Vibes okay cyitwa Buja Vibes kuri YouTube yitwa mugende muri no filme kuri Buja Vibes twatayimo episodes ya mbere ejo ni kwa kangahe kigiye kubesha abantu ushaka iki tuguhembe ko wakinye neza ese nakinye nabi wakinye neza ariko byakuvunye tuguhembe iki byamvunye mumembe umugabo mwiza oya nshaka umugabo mwiza pani ibyo ngibyo yumva yisabwa araje kuri iki nshaka ese nagurisha ari wanje Mike Mike baby high five hello hi Mike